Niba umuntu ari intungane agakora ibitunganye kandi agakurikiza ubutabera, ntarire ku misozi kandi ntiyubure amaso ngo arebe ibigirwamana by'umuryango wa Isiraheli, ntagundire umugore wa mugenzi we, ntiyegere umugore uhumanye, ntagire umuntu akandamiza agasubiza ingwate umubereyemo umwenda, ntagire uburiganya, umushonji akamuha umugati kandi akambika uwambaye ubusa, ntagurize yishakira inyungu, ntiyake urwunguko rurengeje urugero, ntagire uwo arenganya, ahubwo agacira abantu urubanza rutabera, agakora akurikije amategeko yanjye n'amabwiriza yanjye nta buryarya. Uwo ni Nyagasani Uhoraho bivuze, uwo muntu ni intungane kandi azabaho. Ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Ubushize mu nyigisho y'ubushize ku gatanu wa nyuma w'ukwezi yaravugaga ngo umugambi w'Imana mu kubaho kwa muntu. Uraho wa muntu we. Umugambi w'Imana ni mugari, ni muremure cyane. Ni muremure cyane. Ni umugambi ugusumba. Ni umugambi usumba igihe cy'ubuzima bwawe. Kuko babitubwiye, Nyagasani aravuga ngo ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi. Ariko nimumbwire icyo gihe ubwo ni ryari? Ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi. Ni ukuvuga Imana ubwo ni ukuvuga ikuzi kuva ryari? Ntarakurema wowe, ntarakurema nari nkuzi. Ubwo Imana ikuzi kuva ryari? Ni ukuvuga uwo mugambi Imana yari iwufite. Ubundi iyo babuze uko babibara baravuga ngo kuva kera na kare. Kera na kare. Kera na kare. Ubwo ni ryari? Ni kera na kare. Ni ukuvuga Imana yari ikuzi kuva kera na. Ni ukuvuga rero burya disi ubimenye, nta kintu na kimwe kikubaho Imana ngo kiyibere surprise. Kada. Ibintu byose ku Mana biba ari ibisanzwe. Imana iba yarateganyije n'ingorane zizakubaho no mu gihe ingorane zikubayeho uko bizagenda kugira ngo igutabare. Imana iba yarateganyije ko niwikururira n'amakuba, kuko hari amakuba twikururira. Uyu mwana wanjye naramuka yikururiye aya makuba akayagwamo, jyewe nzahita mbigenza gutya. Uwo ni umugambi w'Imana mu kubaho kwawe. Mu kubaho kwawe. Ntimuzongere kuvuga rero ngo abandi shenge Imana irabazi. Ariko jyewe Imana ntabwo inzi. Imana ntabwo inzi. Imana yaranyibagiwe. Imana yaranyibagiwe. Menya ko mu mugambi w'Imana kuva kera na kare wowe urimo. Ukusa, ukuzasa, ukuzabaho. Hanyuma rero ibyo ni kuva mbere. Tunarebe kure se turahageza buriya. Se mujya mumenya kureba kure. Mujya mureba kure. Uguhagaruka reba kure. Kure ugeza ni hehe? Ni nko guhagaze hano ukareba nk'imuhanga. Kureba kure bivuze iki? Gutekereza ku bizaza. Gutekereza ku bizaza. Gutekereza ku bizaza. Njya nkunda kubaha akagero, sinzi ko mperuka kugatanga muhari. Kumusaza wiyicariye ku muhanda cyangwa se ahantu nyine ku nzira ukunda kunyuraho utaha. Yego tuvuga ngo ni kanaka simbizi. Noneho
yiyicariye areba abahisi n'abagenzi. Hakanyura rero umuntu, akanyura umwana, akamureba ukuntu yizunguza mu muhanda. Rwa kundi ugenda mu muhanda nyine ukumva urahamye, sibyo? Ukumva urashyitse, imbaraga z'umubiri urazifite, sibyo se? Mbese kwa kundi wizeye nyine nawe ugenda ukumva uriyizeye, ukase wakwirukanka, ukase wagenda buhoro, ukase. Hanyuma uriya musaza akareba uwo mwana, akamwitegereza, akabaza mugenzi we muri hafi ati, harya uriya mwana ni uwo kwande? Ati, uriya mwana ni uwo kwande? Kwa buri wese yuzuze, sibyo? Kwa uzuza utuntu tw'utudomo. Nuko umusaza akifata ati, buriya kandi disi bagira ngo ati, bagira ngo barabyaye, ati, bagira ngo bafite umukobwa cyangwa se bagira ngo bafite umuhungu. Uwo musaza arebye he? Areba kure, akareba ahantu wowe utari wagera, ariko akareba ukuntu uzahagera. Murabyumva? Icyo nicyo bita kureba kure. Cyangwa se hakanyura undi akavuga atari kuriya mwana azabingira akamaro, nta kintu mwavuganye. Aba yarebye iki? Kure. Abajene rero b'uyu munsi, cyangwa se abajene benshi, barangwa no kutareba kure. Niyo mpamvu abenshi muri mwe mukigwa mu ruzi murwita iyo ureba kure. Ntabwo wafata uruzi ngo urwitiranye n'ikiziba. Akangaka akandakambuka, wageramo kakagushyizemo akageri, ugatangira gutaka utanafite ugutabara. Sinzi ibyo byose aho byaza kutugeza. Uyu munsi rero tugiye kureba inyigisho yitwa ngo umuntu. Mwambwiye ko muri abantu. Umuntu ninde? Ni wowe? Ngo ninjye. Umuntu ninde? Umuntu ninde? Umuntu ninde? Umuntu ni iki? Umuntu ni iki? Umuntu ninde? Umuntu ninde? Barabivuze mu nyigisho iheruka nyine navugaga. Umuntu, namwe mwese mwahita mubisubiza ngo umuntu ni ikiremwa cy'Imana, sibyo? Umuntu ni ikiremwa cy'Imana. Ariko nk'uko twabibonye, tubibona no mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 26, nyine umuntu ni ikiremwa cy'Imana. Ariko ni ikiremwa cyaremwe mu ishusho ry'umuremyi. Ni ukuvuga ni ikiremwa gitandukanye n'ibindi biremwa. Niba muri abantu, ubwo muri ibiremwa byaremwe mu ishusho y'umuremyi. Mbese mu yandi magambo, burya usa n'Imana. Usa n'Imana. Nihagira umuntu ubikubwira, ntuzagire ngo ni imitoma bya bindi bisanzwe. Urumva? Burya umuntu ukubwira ngo usa n'Imana, ariko uri mwiza we, usa n'Imana, uzambwira uti mu by'ukuri nta kintu gishyashya azaba akubwira. Urumva? Nta kintu kidasanzwe azaba akubwiye, kiretse gusa niba utari ubizi. Ariko ubundi niba utari ubizi ndabikubwiye, burya usa n'Imana. Niba ari Imana yakuremye, niba ubyemera gutyo. Umuntu ni ikiremwa Imana yitayeho. Turimo turibaza ngo umuntu ninde?
umuntu ni ikiremwa Imana yitayeho. Yavuga iti reka tureme umuntu kandi mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, ase natwe. Ni amagambo Imana yavuze ijya kurema muntu ase n'Imana. Umuntu ni ikiremwa gitangaje. Igitabo cya Zaburi umutwe Zaburi ya 8 irabivuga. Umuririmbyi wa Zaburi aratangara akavuga ngo abasomeremo ntaza kubahimbira. Zaburi ya 8 umurongo wa 6, mwumva ukuntu uyu muririmbyi atangara. Aravuga ngo rwose habuzeho gato ngo umunganye n'Imana, umutamiriza ikamba ry'ikuzo n'uburanga. Ni ukuvuga umuntu ni ikiremwa cyatamirijwe n'Imana ikamba ry'ikuzo n'uburanga. Imana yaragusize burya irakunogereza. Niba uri umuntu wiyumva ko uri umuntu, wagombye kuba ufite iyo confidence. Imana indimo, Imana iri muri iki. Umuntu ni umwami w'ibindi biremwa. Zaburi ya 8 umurongo wa 7 kugera ku wa 9. Umugira umwami w'ibyo waremye, umwegurira byose ngo abitegeke. Amatungo yose, amaremare n'amagufi, ndetse n'inyamaswa zo mu gasozi, inyoni zo mu kirere, n'amafi yo mu nyanja, hamwe n'ibyogoga mu mazi byose. Ibyo byose umuntu ni umwami wabyo. Mwumva ukuntu umuntu akomeye. Mwumva ukuntu umuntu akomeye. Aho umuntu ari haba hari ubuzima. Aho umuntu ari haba hari ntakosa. Hakurya mu gihugu ikizu kitabamo bakita cyo ni ikisakuzo cyacu. Hakurya mu gihugu ikizu kitabamo abantu, ikintu kandi kuko iyo nzu ni ikizu nyine, ntabwo iba ikiri inzu. Urumva ikizu kitaba, nisanga ibigunda byarakirenzeho. Urumva kandi buriya niyo utakubura mu nzu ariko ukaba haba hari umuntu, ariko usohotsemo kamara icyumweru utahaba. Niyo haba hameze na hano kuri sima hano usanga harameze ibyatsi. Nta mwuka. Umuntu arimo umwuka w'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Ni ukuvuga uwo mwuka ni umwuka w'ubuzima rero. Ni umwuka ugendagenda aho ngaho. Ariko nimureba neza murasanga hari abantu batakifitemo umuntu. Abo ni bandi? Ni abantu b'ibyihebe usanga babayeho busimba, nk'ibikoko, nta rukundo, nk'ibikoko, nk'inyamaswa zo mu ishyamba. Ni abandi bantu usanga barishwe n'agahinda. Koga no kutoga, n'abo bantu batakiyitaho. Hari umuntu yigeze kunsetsa arambwira ngo, kandi ari umuntu mukuru ndetse uzi n'ubwenge bwinshi, ariko yari arwaye ko biri kose bigira ngo bigahinduka uburwayi. Yatubwiraga ngo ntabwo ajya asonza. Ntabwo ajya asonza. Ese ntabwo urya? Ati genda ndarya. Ariko ati njya kubera ko nzi ko ari ngombwa, ariko ntabwo njya kubera ko nshonje. Ati mu bantu baravuga ngo barashonje. Ati mu bantu baravuga ngo bafite inyota, kandi ni umusinzi kubi. Baravuga ngo bafite inyota. Ese ntunywa? Ati ndanywa ariko sinywa kubera ko nubwo abaga bifite. Ariko uzi ko ari intera umuntu ageraho akamera gutyo.
ubundi mu by'ukuri muri we haba hari ikintu ni ukuvuga ntabwo wamubwira ngo ibiro biraryoshye cyangwa birabishye, ibintu byose biba ari ibyo yambwira. Reka mbabwire ukuntu byari ukuri. Ni umuganga ubusanzwe, wumve kandi ukuntu bibabaje. Ni umuganga ariko ikindi ukumva baravuga ngo bananiwe, ngo umuntu ngo ananirwa gute, ngo umuntu ngo asonza gute. Kandi kuko muri ukuntu ibintu bibaga ari byo akunze gukora mu isuzumiro. Saa moya aba yatangiye kwakira abarwayi, yakira abantu neza ashaka, yakira aragusuzuma ukumva rwose utashukize. Ni ukuvuga biramuvuna ubundi. Tumva ko ari saa moya, saa mbiri, saa tatu, saa yine, saa tanu abandi baba batangiye kwayura. Siko bimeze? Waba yicaye muri consultation n'imbaraga ze zose. Saa sita baba barimo bareba ku isaha ngo bajye muri pause. Ibyo ntabigira. Arakomeza kwakunda abarwayi baba ari benshi, arakomeza akabakira. Saa saba abandi bagiye muri pause, we bayumva nta kintu bivuze. Saa munani, saa cyenda, saa kumi abavuye muri pause bakaba batangiye kongera kunanirwa. Saa kumi n'imwe akari busohoke agahagarara hanze gutya akinanura, agahita agenda agahita asoza akazi. Muzahana itajya mu kabari akagenda akahingukiyeho, niba ari ak'ikigage, niba ari ak'urwagwa, niba ari akamitsingi. Urumva aho ahingukira tumubwire ngo birabishye cyangwa ngo biraryoshye. Aho ahingukira aranywa mu masandini bafunga, yimuka ajya ahandi anywe, aza gutaha nka saa sita ajye kuryama. Saa moya azaba ari mu kazi. Reka twinjire muri iyi ngingo yitwa umuntu ninde, ariko tugana ku kintu cyitwa ukwimenya. Kwimenya. Ese muri iyizi? Ese ndiyizi? Hari isengesho mumbwire niba hari umuntu ari warisenga. Nyagasani ndagushimira ko wampaye kubyuka, kandi ndagushimira ko waduhaye kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Ninde muntu aravuga iryo sengesho muri ndagira ngo twinjire mu kintu cyitwa umuntu muzima, hanyuma muze kumbwira niba kuko muhumeka umwuka w'abazima. Umwuka w'abazima murawuzi? Umwuka w'abazima urawuhumeka. Ni urimo uhumeka, urimo urahumeka umwuka w'abazima. Tugiye kureba ibyitwa ibiranga umuntu muzima. Azumbwire niba uri muzima. Uraba uri muzima cyangwa uraba utari muzima? Ibintu ni bibiri. Utari muzima ngo umeze ute? Mbese uba warapfuye ugenda, abantu bakabona wiruka kandi abantu babona ugenda bakagira ngo uriho, nawe ukibwira ko uriho, kubera ko ngurya ukanywa ugakaraba ukisiga utuvuta duhumura neza, ukambara neza, ugasokoza neza, ukiga ugakora, uti ndiho di. Nakubaza nti umuntu ninde? Uti nige. Siko mwambwiraga? Siko mwambwiraga? Ndagira ngo dufatanye ubashe kwimenya, umenye niba uri umuntu kuko muzima, ukwiye no gushimira Imana. Nyagasani ndahumeka umwuka w'abazima.
ibiranga umuntu muzima. Iyo muza kugira ahantu mubyandika byari kubafasha kurushaho. Ibiranga umuntu muzima: icya mbere, kuba inyangamugayo. Kuvuga umuntu w'inyangamugayo ni umuntu muzima. Inyangamugayo ni iki? Bivuze iki? Bisobanura kwirinda ibikorwa bigayitse. Urugero nko kwiyandarika, kuba indwanyi. Hari abantu b'indwanyi, ni mubazi? Indwanyi rwose. Ubusinzi, ubujura, gukwiza ibihuha, kutagira ukuri. Ni ukuvuga umuntu utagira ukuri, umuntu w'indwanyi, umuntu wirirwa mu magambo y'ibihuha, umuntu unyuranya n'ubuzima bwa gikristo, ubujura, ubusinzi, uburwanyi, ubwiyandarike, uwo muntu ntabwo ari muzima kandi arahumeka. Si byose? Kandi arahumeka. Icya mbere mu biranga umuntu muzima ni umuntu w'inyanga mugayo. Icya kabiri kiranga umuntu muzima ni nicyo cyitwa kugira intego y'ubuzima. Nigeze kukibabwira. Kugira intego y'ubuzima. Kugira iki? Ariko mwebwe wowe ufite intego y'ubuzima? Ngaho mbwiza uti ngewe mfite intego rwose. Ntabwo kugira intego y'ubuzima kandi udafite kimwe nahereyeho mbere cyitwa kureba. Umutareba kure ntagira intego y'ubuzima. Ndetse wasanga benshi muri mwe ari uko mumeze. Ukaba ushobora kuva hano ugiye Ikirengere, ugomba kuhagera kuri gahunda wahanye n'umuntu saa 5. Wajya hariya mu Kagi ugasanga abantu bashukamiriye televiziyo. Tuwe, hariya habaye iki? Hariya habaye iki? Ugasanga barimo barareba umupira. Ugatangira kubyigana. Ufite intego ubwo ngubwo? Aho usa niho waruje? Kugira intego y'ubuzima. Kubaho ufite ibyemezo wafashe mu buzima bwawe. Urugero, kwavuga uti nzanyurwa na bike aho kwanduranya. Iyo ni intego. Sibyo? Aho kwanduranya, aho kwandagara, nzanyurwa na bike. Uwo ni umujene ufite intego. Kugira intego mu buzima. Ndakavuga ati jyewe ntabwo nzashaka gipagani. Uko bizagenda kose. Mbese ugasinya. Ati ntabwo ndashaka gipagani. Jyewe ntabwo nzasezerana ntwite inda nasamiye mu busambanyi. Iyo ni intego. Ibyo ni bimwe mu biranga umuntu muzima. Nge turimo. Urumva? Ntabwo kugira ngo jyewe nzabyare umwana nasamiye mu cyaha, nawe nakura bizagende bityo, jyewe sinzagira gutyo. Iyi ikaba ari intego. Urumva? Intego. Kandi Imana ishaka ko tugira intego mu buzima. Kuko intego zacu Imana iziha umugisha. Imana iziha umugisha. Ubundi intego zacu tukazigeraho iyo twazikomeyeho, ariko twirinze kurangara. Cya
kiranga umuntu muzima ni ukumenya guhitamo ikikunogeye wowe n'abandi. Urugero, twavuga uti nzaharanira korohera no kubanira neza abantu b'ingeri zose. Njye nta muntu nzabangamira. Sibyo? Njye nta muntu nzabangamira. Burya rero iyo ubayeho nta muntu bangamiye, nawe uba utibangamiye. Murumva? Njye nta muntu nzabangamira. Amahitamo yanjye nayo ngaye. Nta muntu nzabangamira. Icya kane, kugira ibyishimo by'ukuri. Kugira ibyishimo. Ibyishimo byo murabifite, sibyo? Cyangwa murabigira? Ibyishimo byo murabigira. Ariko nongeyeho ngo by'ukuri. Ibyishimo rero by'ukuri ikizabikwereka ni igihe bimara. Biraramba. Umuntu ufite ibyishimo by'ukuri ahora yishimye. Ariko ibyishimo bindi bitari iby'ukuri nabyo bibaho, ariko igihe cyabyo ntabwo kiba kirekire. Ntabwo bimara kabiri. Yesu kandi aravuga ngo ibyishimo byanjye bibabemo. Ibyishimo byanjye bibabemo kandi ibyishimo byanyu bisendere. Ivanjiri Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 12 wa 13. Gushimishwa no kubona ufite amahoro, gushimishwa no kubona abandi bishimye. Uzi kubona ufite nk'umuntu w'inshuti yawe, inshuti di nk'inshuti yawe mujyana gusenga. Murayumva? Ariko ubwo kumvuga inshuti mukarebana, nk'inshuti mujyana gusenga. Abantu babona bakagira ngo mwatangiye kwigira umubano. Inshuti mujyana gusenga. Burya birashimisha. Mbibabwire birashimisha. Muzabikore mwumve. Ndabifurije. Kuko umuntu rwose mu byumba kimwe niko mujya muvuga. Si mvugo nziza. Umuntu mu byumba kimwe ariko mu byo mwumva kimwe hakaba harimo no gusenga. Mwajya no kuganira mukajya muvugana ukuntu mu isengesho byari bimeze. Mwaganira akakubwira akantu gashya yungutse kandi yungukiye mu isengesho cyangwa mu nyigisho. Uzi ikintu kiba gihari hagati yanyu n'icyaha? Haba hashinzemo umuhati. Murawuzi? Haba harimo urubibi. Ni ukuvuga ntabwo icyaha gishobora kubataka uko cyishakiye. Niyo gishatse kubyutsa umutwe, ndavuga icyaha, muba mufite imbaraga zose zo kukirwanya no kugitsinda. Ibyishimo by'ukuri ibyo ni bimwe muri byo. Kwishimira ko umuryango remezo urimo wateye intambwe. Umuryango remezo se murawuzi? Umuryango remezo ni iki? Umuryango remezo ubahe? Umuryango remezo ubahe? Hajya umuryango remezo wanyu usengera. Hajya ubahora? Ikindi kiranga umuntu muzima ni uguhuza ubuzima bw'ukwemera n'imibereho yawe. Guhuza ubuzima bw'ukwemera n'imibereho yawe. Ese mbaho gikristo cyangwa ndavanga? Ntabwo nzi kubaho.
ese mbaho gikristo cyangwa ndavanga? Guhuza ubuzima bwa gikristo n'imibereho ya ubuzima bw'ukwemera, hahandi uzagera, murabyumva, kuvuga uti iyo mba ntari umukristo ibyo ngibyo mbwiye nari kubyemera, ariko ndi umukristo. Reka mbabwire, buriya iyi si uwayiha abakobwa b'abakristo, uwayiha abasore b'abakristo. Reka mbabwire mwa bakobwa, kampere ku bakobwa aribo mbwira, uwabaha abasore b'abakristo. Urumva? No mu byo musaba, no mu byo musengera, mujye musaba Imana igwize abasore b'abakristo. Ndabona ndabwira abakobwa, abasore b'abakristo. Ejo hanyu hazaba heza. Ibyo no ku basore nuko. Basore, uwabaha Imana hakabaho abakobwa b'abakristo. Hari umugabo umwe nzi akiri umusore yageragezaga ibintu byo gusenga ariko atabisobanukirwa neza. Yari bimufasheho ariko atarabona imbaraga zo kubyinjiramo. Ariko mu bintu yifuzaga, ariko this year ntabwo yabibonye, sinzi impamvu. Yarifuzaga ngo icyazampa umugore undusha gusenga. Icyazampa umugore undusha gusenga. Urumva? Nuko ibyakurikiyeho, ariko icyaduha hakaba abakobwa b'abakristo kandi bashyira ubukristo mu buzima bwabo, atari abakristo b'abakristo baje mu by'Imana. Ukuntu rwose uzi ukuntu mumeze, umuntu abareba, genda bareba mwese, ukuntu mumeze umuntu abareba, ukuntu muri abakristo, umuntu abareba, ukuntu muri abakristo, mu kuri rwose murareba nk'abakristo. Ariko mfite impungenge nibaza niba nimugera no mu rugo ari uko muza kuba mumeze. Nibaza mu nzira mutaha niba ari uko muza kuba mumeze. Nibaza nujya ku isoko ko ari uko nguko uza gukomeza kuba uri umukristo. Nibaza nujya no mu kabari ukomeza kuba umukristo. Uti nta mukristo ujyayo, nta mujene ujya mu kabari. Nta mujene ujya mu kabari rwose. Ayiwe wakugezayo ngo urebe. Muti nta mukristo ujya mu kabari. Wakugezayo ngo urebe abantu basinze aya masaha kandi bambaye ishapure. Ariko jyayo ariko uri umukristo, ni ukuvuga ufite utwawe reka mbaho urugero. Ejo bundi hari umuntu wampaye ubuhamya ariko bwarandyoheye mwa bantu mwe. Ahantu hamwe hateye ikintu cyitwa ikimansuro murakibona? Hano hamwe hateye ikimansuro hafi ya paruwasi, mbese nk'uko paruwasi yaba iri hano mu by'Imana, kandi nawe kirahari, tuzagisengera nacyo kigakihabarwa hariya. Noneho rero icyo kimansuro cyari cyarabicikirije. Padiri mukuru abitekerezaho, Roho Mutagatifu aramumurikira. Reka mbabwire ikintu yakoze. Yafashe abagabo 4 b'abakristo, nawe wa 5
noneho bakora igitero ku kimansuro. Dore ukuntu babigenje. Barahuye ku mugoroba nka 3:00, bakora ikintu cyitwa ruwanje, basingiza Imana n'imbaraga zabo zose. Barangije gusingiza Imana, 3, ubwo bari 5, abagabo 4 na padiri wa 5, 3 barimo na padiri bahita bajya imbere y'isakaramento. Urumva? Abandi 2 bahita bajya mu kimansuro. Urumva? Bahita bajya mu kimansuro. Bahanye gahunda y'isaha bari bwongere guhurira hamwe. Abagabo rero bagiye mu kimansuro. Urumva nyine biba bishyushye, biba bikaze, abantu bababyina, barya kandi banywa. Baragenda barinjira, nyine nubwira nk'abandi bose bahinjira. Bahita bicara hariya, bafata intebe n'ameza, bahita bahamagaza icyo kunywa. Bagiye guhamagaza icyo kunywa, bahamagaza fanta. Kiba gitangaza umuntu buraho. Ubu nta muntu mu kimansuro wanywaga fanta. Reka nawe ntujyayo ntabwo uzanywa fanta. Nta muntu unywa fanta mu kimansuro. Abo bantu bagiye mu kimansuro baka fanta, ubundi bihera amaso bihabera. Nta jambo bavuze, ahubwo aho bari bicaye buri wese mu mutima we yavuze isengesho. Urumva? Buri wese mu mutima yavuze isengesho, abwira Yezu ati, Yezu, ubu naje hano kugira ngo nawe uhabe. Barasenga, barareba, isaha igeze, bavuganye, barasohoka, basanga babandi bari hehe? Imbere y'isakaramento. Bafatana mu biganza, bashimira Imana, ubundi bajya kuryama. Icyo kimansuro ntabwo cyamaze kabiri. Urumva? Abo rero bagiye mu kimansuro ariko nk'abakristo. Ikindi kiranga umuntu muzima cyitwa kwemera kuyoborwa n'umutimanama. Umutimanama, aho mpuye n'ikibazo kinsaba gusenga, bigenda biti? Ese iyo mpuye n'ikibazo kinsaba guhengamira ku ruhande rumwe, umutimanama unyobora he? Umutimanama, Nyagasani tubisoma mu gitabo cya Mwene Siraki umutwe wa 15 umurongo wa 11 kugera ku 20. Nyagasani ngo yahaye umuntu ubwisanzure bwose. Murabyumva? Kandi ikwegurira umutimanama wawe. Ubundi mu mutimanama rero niho Imana ivugira. Mu mutimanama niho Imana ivugira. Mu mutimanama ni haha, ijwi ry'umutimanama ni rya ryo wumva iyo ugiye kugwa mu cyaha. Urumva? Ukumva muri warimo akantu kavuga, ariko nyamara buretse, nyamara ibi bintu ugiyemo bishobora kuzakubyarira amazi nk'ibisusa. Hakahita haza ikindi kintu. Aho gutinda mu ikorosi. Urumva? Umutimanama. Kuba umuntu muzima rero ni ukuba umuntu wifitemo ubushobozi bwo kumvira umutimanama. Icya 7, kumenya uko witwara mu birebana n'ubusugi. Ayiwe, gahunda hose kandi harimo. Kumenya uko witwara mu birebana n'ubusugi. Ukavuga uti ndabaho nte mu gihe nshaka guhagarara gikristo? Ndabaho nte kugira ngo nkomeze mbe umukobwa cyangwa umusore wiyubashye kandi wibikira ibanga? Cyo bita kwibikira ibanga. Muracyumva? Kwibikira ibanga. Apana kuba umuntu wimeneye ibanga. Urumva?
ibyo hari igihe bigusaba kwemera ikintu benshi mutinya cyitwa kwiteranya. havuga utaho kugira ngo ubucuti bwanjye nawe bugumeho kandi bushingiye ku cyaha, ndamuretse. ngiye kuba ubuhamya umuntu umwe wantangaje, n'umwana w'umukobwa angana nk'amwe cyangwa benshi muri mwe. burya koko ntakagira umuntu bacira urubanza burya, sibyo? namwe kandi ntimugace imanza. usanga hari imvugo abantu bavuga ngo abakobwa b'iki gihe mbese abakobwa b'iki gihe ngo ntabwo mukiriho. ariko ngewe ntabwo ari uko mbyumva, si uko mbyumva. harimo abakobwa b'intwari burya. icyo nibaza gusa, nibaza niba ubarirwamo mubara abakobwa b'intwari. ndimo ndibaza niba abari imbere yanjye babarirwamo. byagenze bite rero? yahise umusore w'inshuti ye, ari inshuti babanye n'igihe, ariko urebye mu miryango yabo ubona batanganya ubushobozi. iwabo w'uwo musore hari ukuntu nyine basa n'abigiye hejuru. kandi uwo mukobwa akaba afite n'ukuntu ari indushyi mu buryo bukomeye n'ibirebire. wenda kera nabona ingabire azabihera ubuhamya. noneho bombi bari barangije kwiga segonderi. umukobwa rero nyine kubera n'ubushobozi bukeya n'iki, urumva nawe nta kuntu yari ameze, ariko uwo musore akamukunda kandi yari yaramufatishije ku buryo umukobwa nawe rwose yari yaramwimariyemo. bigeze rero umusore aza kumugurira agatelefone n'ukuri, amugurira agatelefone. si umuntu mwiza? hari igihe rero umuntu akugurira telefone mu by'ukuri ari we uyiguriye kugira ngo ajye kubona igihe ubwo se ni wayiguriye cyangwa ni yamuguriye agatelefone. batangiye kujya bavugana no kuri telefone. urumva nyine urukundo nyine barugenda buri munsi bashyiraho utuzi, buri munsi bashyiraho agafumbire, buri mugoroba bareba uko rwiriwe. iza kugera aho rero umuhungu ariko nyine iyo zibaye nyinshi ubwo za nyine iyo zibaye nyinshi ubwo murazumva. ntarumva gusa ubundi nzabwirwa n'iki koko niba unkunda? kubimbwira byonyine nyine ntabwo bihagije. ariko akenshi ibyo ngibyo yabivugiraga kuri kuba hari ibintu utapfa kuvuga imbere y'umuntu mbona nkubona, ariko telefone iragufasha. nuko umukobwa rero we yari yarafashe icyemezo, bimwe nigeze kuvuga, yari yaravuze imbere ya Yezu ngo Yezu jyewe sinzasambana. ubundi hari ugeze kutwigisha atubwira ngo igihe cyose utaravuga iryo jambo uba ukiri mu mubare w'abasambanyi. yari yarabirahiye aravuga ati nzemera mfe. mutagatifu Dominiko Savio niyo yigeze kuvuga ngo nzahitamo gupfa aho gukora icyaha. ariko akajya abona uwo musore akomeje gushyiramo imbaraga, kandi inzira ya bugufi ni telefone. yahisemo rero kwemera gutandukana n'uriya musore, ariko ntibyamworoheye kuko byaramubabazaga cyane ukuntu uwo musore amuhemukiye. kwemera kumuhara ntabwo byari ibintu byoroshye, nawe yaramukundaga mu by'ukuri. ariko akavuga ati mbese ni nko kubona umuntu wawe apfa. yafataga uwo musore nk'urimo gupfa imbere ye.
akumva biramubabaje, ariko ahitamo kudapfana nabo, baguye mu cyaha. Noneho abona kandi kugira ngo ibyo bintu azabigereho agomba kumusubiza iyo telefone. Aravuga ati ntazayemera tu, nzabigenza. Amukina umutwe rero, reka mbabwire umutwe yamukinnye. Aravuze ati abakobwa b'intwari bariho. Yaramuhamagaye ati duhurira ahantu. Bahurira ahantu quelque part simbizi. Aba yakuyemo agasimukadi yagashyize mu isakoshi. Arangije abwira mushuti bati telefone yanjye sinzi akabazo yagize. Ati ndebere. Umuhungu ati ndebe. Amaze kuyifata mu biganza bye, ahubwo atamubwira ati iyo telefone ufite ni iyawe. Urumva? Iyo telefone ufite guhera ubu ni iyawe. Niba warampaye telefone kugira ngo uzayinshukireho, ndayigushubije, kandi urukundo rwacu rurangirira. Kobwa muzima atata nuko ngira ngo umuhungu yabuze aho ahera ngo amusabe imbabazi. Ikindi, gushishoza ngo tumenye ibiturutse ku Mana n'ibitambamiye. Ese igikorwa nkoze cyangwa ngiye gukora kinogeye Imana? Ese ibi byago ngize biturutse ku Mana cyangwa ni ukubera ingaruka mbi z'ibikorwa byanjye? Ikindi, ni ukwemera ko ngomba kuhora ndwana intambara ntagatifu kugeza ku ndunduro y'ukubaho kwanjye. Intambara yo kwanga ikibi no guharanira gukora icyo Imana ishaka kandi ishima. Urwo ni urugamba. Iyo niyo bita intambara ntagatifu. Iyo niyo bita intambara ya roho. Ibyo byose mbabwiye rero ni ibiranga umuntu muzima. Yewe uri muzima? Wowe uri muzima? Ese uri muzima? Urumva uri muzima? Urumva uriho mu buzima? Kristo Yesu akuzwe. Wajya hari ukavuga uti jyewe ndi umukobwa muzima. Ndi umukobwa muzima rero ndaje. Ibiranga umuntu muzima nicyo ngicyo. Ibiranga umuntu muzima. Ngiye kubisubiramo nihuta kugira ngo nsoze. Kuba inyangamugayo, kugira intego y'ubuzima, kumenya guhitamo ikikunogeye wowe n'abandi, kugira ibyishimo by'ukuri, guhuza ubuzima ndanga kwemera n'imibereho yawe, kwemera no kubasha kumvira no kuyoborwa n'umutimanama, kumenya uko witwara mu birebana n'ubusugi, gushishoza ngo umenye ibiva ku Mana n'ibitambamiye, kumenya uko witwara mu ntambara ya roho ugomba guhora urwana kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwawe. Ubu rero ngiye kubohereza mu isuzumiro. Urumva? Ngiye kubohereza mu isuzumiro. Mugiye mu butayu, mugiye gufata umwanya, ugiye gufata umwanya wawe wo gusenga, ugiye kuba uri ahantu wenyine, ntihagire umuntu ukwegera, telefone zanyu muzifunge rwose, ngaho muzifunge. Buri wese nafata telefone ye yifunge, yibwira uti bucecetse ngiye kwisuzuma. Oya rwo ihorere, yewe urabona hariyo mfite kandi ndayigira byo nanjye. Cyangwa urabanza umubwira uti yawe ndahoze gato, ntacyo mwohereza ka message ntacyo mbere yo kwifunga.
ngaho ntawashobora mwohereza ka message mubwira uti urabihanganye nuko tugiye kujya mu butayu, genda wicara ahantu wowe wenyine n'umutima n'umubiri wawe n'Imana yawe, sibyo? Hanyuma wibaze, ariko ndi muzima kuko uyu mwuka mpumeka ubundi ubu ni uw'abazima? Aho sinapfuye mpagaze nk'uko mama akunda kubintuka yewe. Hanyuma ushingire kuri ibi ngibi rero, uraza koko gusangiza abandi bavandimwe mu gihe cy'amatsinda. Tuzaza kubigarukaho niba koko usanze uri umuntu muzima, cyangwa se hari aho uri muzima ariko hari n'ahandi watangiye nkabyita nko kumungwa cyangwa genda mu isengesho ryawe rero ufata uwo mwanya, ndabigusabye. Kandi Roho Mutagatifu aba muri kiri, sibyo? Roho Mutagatifu acana urumuri muri wowe, wirebe neza, urebe niba uri inyangamugayo, urebe niba ureba kure, urebe niba ugira intego y'ubuzima, urebe niba uriho, urebe niba uriho. Hari Umutagatifu wavuze ngo ikuzo ry'Imana, Mutagatifu Irene yavuze ngo ikuzo ry'Imana ni umuntu muzima. Urumva? Ikuzo ry'Imana rero urebe niba ari wowe. Ubu ngubu noneho hari ukundi mwansubiza ndamutse mbabajije nti umuntu ninde? Abavuga ngo ninjye, ngira ngo babanza bagatekereza noneho sibyo?